y'umutima nahanitse ikintu ku nkingi y'umutima nahabitse ibanga ineza wangiriye sinshobora kuyibagirwa ineza wangiriye sinshobora kuyibagirwa Dawidi ajya kugenda yabwiye umuhungu we ati mwana wanjye ndagiye nk'uko ab'isi bose bagenda ariko mwana wanjye ujya umenya Imana ya so iyo yakoreraga aba ariyo uzakorera nimureke amahoro turino nimureke amahoro turino nimureke niyamamarize Yesu yadukuye kure cyane aho abantu batazi Imana ishimwe kuko yamenye ibyacu Imana ishimwe kuko yamenye abababaye ikababuza amarira mimi nasema acha kulia mwanadamu Yesu anakujua mama yatima acha kulia mwanadamu Yesu anakujua iminsi izashira igusige iminsi mibi izashira igusige kandi iherezo uzahagarara mu mugabane wawe ntabwo uzahora mu ishusho y'uwenda gupfa hazaza impinduka hazaza impinduka acha kulia mwanadamu Yesu anakujua mama yatima acha kulia mwanadamu Yesu anakujua Yesu yaminduye undi muntu mushya ntiyitaye ko nari umukene Yesu yaminduye undi muntu mushya ntiyitaye ku mashuri mfite Yesu yaminduye undi muntu mushya ntiyitaye ko nari umugaragu